kuko wagushyize mu mitima yacu kubw'umwuka wawe wera. Urakoze ko kwizera kuduhesha kumenya ibyo tubikiwe mu ijuru. Urakoze ko kwizera kudutunze. Urakoze ko kwizera kugenda gukingura amaso yacu tukamenya agaciro k'umugeni ari we twebwe, kuko agaciro k'ikintu kagirwa n'icyo yaguzwe. Twaguzwe amaraso y'umwana w'intama w'Imana utarigeze akora icyaha. Ako niko gaciro kanjye, ubugingo bwanjye bungana ubwe. Warakoze Uwiteka Mana Nyiringabo, ngo abamarayika bafitiye amatsiko bahora barunguruka bareba umugeni w'umwana w'intama wakowe amaraso. Reka mwama amaso yacu akinguke twongere tubimenye. Reka amaso akinguke tumenye ibyo tubikiwe mu ijuru. Reka amaso yacu akinguke tumenye abo turi bo tukiri nangaha. Tumenye agaciro kacu, tumenye uburyo utadukuraho amaso, tumenye uburyo amatwi yawe ahora ku byo dusaba, tumenye uburyo uturinda nk'uko urinda imbone y'ijisho ryawe, tumenye uburyo udufashe mu kiganza cyawe. Ari nta muntu, ari nta kintu, ari nta bihe byabasha kutuvundura mu kiganza cyawe. Reka bere duhishurirwe Mwami, reka bera twimenye nk'uko utuzi. Urakoze Uwiteka Mana Nyiringabo, turagushimira ubuntu wongeye kuduha bwo kwicara ku birenge byawe no kwigishwa nawe. Mwuka wera mwigisha mwiza, wowe uzi ibiri mu mutima wanjye, wowe uzi ibyuho birimo, wowe uzi ibyuho biri mu mitima y'abavandimwe tugiye kubana mu mwanya w'ijambo ryawe. Wowe uzi ibituzuye, wowe uzi ibidashyitse, ukamenya aho wavura naho wahengamura naho wakuzuzanya guhora ku ngoma. Turakwihaye ngo utwigishe Mwami w'abami. Ijambo rishobora kuvugwa ari rimwe rigasoundinga mu buryo butandukanye mu mitima y'abantu bitewe n'ibyo bahagazemo, bitewe n'ibyababayeho, bitewe n'ibyo bakiriye mbere. Ndakwinginze rero Mwuka wera ngo uduhe igikwiriye, buri muntu wese umuhe igikwiriye nyaguhora ku ngoma, gituma duhabwa umugabane mwiza tubonera imbere yawe Mwami Yesu. Urakoze, tukugaruriye icyubahiro. Turagushimira ubwo buntu bwo kumva ijambo ryawe. Turagushimira Mwami, turagushimira Uwiteka Mana Nyiringabo. Riratwegura, riratubyutsa, rituzamurira kwizera, rikadukuramo imyambi yose umubi yaraturashe. Turagushimira ayo mahirwe agihari yuko izina ryawe rikivugwa mu buryo buri public, ku mugaragaro, nta muntu udutera amabuye. Hari igihe ibi bizaba bitagishoboka. Duhe rero Mwami kwibikaho ibihagije nyaguhora ku ngoma, kugira ngo ijambo ryawe ribe muri twebwe rigwiriye, rifite ubwenge bwose. Urakoze, icyubahiro cyose nikikugarukire. Ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Haleluya. Mwiriwe neza nshuti z'Imana, karibu nanone mu mugoroba wo gusenga no kuba mu ijambo ry'Imana. Urakoze gusenga, urakoze kuba mu ijambo ry'Imana, urakoze kwitanga, urakoze kuba mu minsi yo kwiyiriza. Niba Umwami Imana yaragushoboje nawe ukihangana inzara ukayihanganira, Umwami Imana abiguhere umugisha. Uyu ni wa gatatu rero wacu, aba asa nk'ari wo munsi wacu wa nyuma w'amasengesho. Tukazongera guhura kundi wa gatatu mu mugoroba kubw'ubuntu bw'Imana, hanyuma tukazakomeza za nibature zacu za buri wa gatatu, cyangwa uko Umwami Imana yadushoboza. Umwami Imana abahe umugisha. Turakomeje rero mu ijambo ry'Imana, turimo kuvuga ngo hakurya y'umuranga. Hakurya y'umuranga muzima havuka abigishwa. Nicyo nifuza kuvugaho uyu munsi. Ejo twaravuga ngo hakurya y'umuranga hagazeyo umutambyi mukuru, utiyarinjijwe ahera n'amaraso y'ihene n'intama, ahubwo winjijwe n'amaraso ye bwite. Niyo mpamvu uri w'agaciro, kuko waguzwe amaraso. Kubwo umwanya hari ibyanditswe tutasomye, ariko mu gitabo cy'Abaheburayo bigenda bitwereka neza uburyo Yesu we yinjiye ari igitambo, ari n'umutambyi. Uwo ni umutambyi utarangizwa n'ibihe, utarangizwa n'imyaka. Ushobora kunkunda cyane ukanansengera cyane, ariko ntibizabuza urupfu kuntwara. Nawe nuko nguko niko bizagenda. Ariko uyu ni umutambyi w'iteka ryose, ntafite itangiriro, ntafite iherezo. Na n'uyu munsi umurimo afite ni ukukwingingira. Hari igihe wumva isi yagutereranye nta muntu ufite, nagira ngo ngwire ko ufite umuntu ukomeye wicaye iruhande rw'Imana, Imana ubwayo ikwingingira. Rero ni umunezero kuri twe kuba hakurya y'umuranga hari umutambyi mukuru. Kuba umuranga atari wenyine, kuko umuranga afite intege nkeya, nkuko twamubonye umutambyi mu isezerano rya kera yabanzaga kwitambira ibyo bitamba kugira ngo abone gutambira abandi, kuko nawe ngo yuzuwe n'intege nkeya, agoswe n'intege nkeya. Ariko Imana ishimwe ko hakurya y'abaranga bazima baturangira umwigisha muzima, baturangira umukiza, umwami w'abami, ugukunda byiteka. Ngesho wagukunda uyu munsi, ejo nkaguhararukwa. Nuko bimera abantu bajya bagira intege nkeya. Ariko hakurya y'umuranga muzima haba umwigisha, haba umutambyi mukuru, haba ugukunda byiteka. Urukundo rwe rukugaragaza, vuga uko afata ibintu, ingamba zitandukanye z'ubuzima, niko nanjye nzabifata. Kuko mu by'ukuri ntago Yesu ari wenyine wagize abigishwa, ahubwo abantu benshi batangizaga za muvoma runaka bagiraga abantu babari inyuma bakabikora gutyo. Ikindi nuko abigishwa bose nyuma yo kwakira amahame bakuye ku mwigisha wabo, nabo biyemeza kuyanyanyagiza cyangwa se kuyakwirakwiza.
Imana ishimwe cyane. Na Yesu rero umwami wacu, umwigisha wacu, abamukurikiraga nubwo ari we wahamagaraga, abigishwa be yagiye abahamagara arobanura mu ntumwa ze, ariko bamukurikiraga n'ubushake bwabo. Bashobora kuvuga ati ngiye ntago nza. Umwigishwa rero akurikira umwigisha na volonté ye n'ubushake bwe. Niyo mpamvu iminsi yo guhendahenda umuntu gukurikira Kristo ikwiriye kuba wenda iminsi yibanze y'intangiriro twibutsa. Ariko ntushobora kwibutsa umuntu imyaka 5, imyaka 10, reka da, uwo swate ntiyavutse cyangwa se hari ubundi burwayi bwabereye mu mivukire ye bwatumye ataba umwigishwa. Ariko umwigishwa agera igihe yikurikira Yesu abyishakira n'umwete we n'umutima we. Imana itugirire ubuntu. Uko Yesu yahamagaraga abigisha be turabona muri Matayo 9 umurongo wa 9. Ahamagara Matayo ni urugero rumwe. Matayo 9:9 ngo Yesu avayo akigenda abona umuntu witwaga Matayo yicaye aho yakoresherezaga ikoro, aramubwira ati nkurikira. Arahaguruka aramukurikira. Nta bintu birebire munyembabazi. Yesu munyempuhwe, Yesu gukunda, Yesu kubona nk'umwana we. Yesu wasanze umugore uhetamye umaze imyaka 18 ahetamiye mu rusengero. Iteka maranibwira ko uriya mugore yarashaje kugira niba bavuga ngo ahetamye imyaka 18, wenda yabanze n'indi myaka y'ubukumi, ahetamye sese uriko yari mukuru, ashobora ko yaranganaga nanjye cyangwa nduta. Yari umugore mukuru, ariko Yesu aravuga ngo uyu mukobwa wa Abraham muri make mufite imbabazi n'impuhwe, ariko mu mbabazi n'impuhwe ntigeze abahisha ukuri. Yaravuze ngo umuntu ushaka kuba umwigishwa wanjye akwiriye gusiga byose, ntago ari bimwe na bimwe. Aranabashwishuriza avuga ngo muri make ntibishoboka ko yaba umwigishwa wanjye niba atiteguye gusiga byose. Azabunkurikira, azabumfana, azabonyiriza abarwayi, azabongabururira imitsima, azabongirira neza, ariko mu bigishwa banjye siko bigenda. Nuko rero namwe umuntu wese muri mwe udasiga ibyo afite byose ntashobora kuba umwigishwa wanjye. Iri jambo gusiga, renonce mu gifaransa, mu cyongereza sinzi ko barisoma ariko ngira ngo ni to renounce cyangwa se forsake cyangwa se give up. Ibintu byose nanjye mvuga ngo ntibigufateho n'imvugo y'ubu, ariko nugusiga, nuko utazirikanwa n'ikintu na kimwe. Nago Yesu akubwira ngo reka inzu, nago Yesu wabagamo, reka abana ubikirara umugore uzenguruka, reka kumvira umugabo uhora urorongotana mu nsengero no mu masengesho no mavumo. Si icyo bivuga, ariko ni umutima utazirikanwe na kimwe mu by'Imana yampaye cyangwa si byo itampaye. Umutima utazirikanywe na kimwe na kimwe. Niyo mpamvu abigishwa ba Yesu bashoboraga kubica ntibabihakane, kubera ko ushobora kuvuga ngo ayiwe nsize abana banjye, ayiwe umugabo wanjye, ese ngize ibyago, ese ndapfushije, ese ndarwaje, ese business iragiye. Hari ibintu bituvaho bikajyana n'icyo umwami twari twaramenye no kumukurikira bikajyana. Kubera iki? Byari bizirikanywe natwe. Kandi isi ntitanga garanti yuko ikintu runaka kitagenda. Ikintu icyo ari cyo cyose n'umuntu wari we wese, yewe nawe ubwawe n'amagara yawe, ibintu byakuvaho. Hanyuma Yesu rero yaratugira inama kugira ngo twe kuzirikanwa nabyo, ejo nibiterwa bitazadutera kudakomeza urugendo. Imana itugirire neza. Nanone mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo 16 umurongo 24, ndimo ndavuga amagambo akomeye, ariko Imana ishimwe ko nyababwira nanjye atansize. Haleluya. Kandi Imana ishimwe ko atari nge wayahimbye. Imana ishimwe ko umwigisha turimo twigana twifuza kuba bigishwa be ari we wayatubwiye. Arakomeye pe, arakomeye pe. Matayo 16:24 ngo maze Yesu abwira abigishwa be ati umuntu nashaka kunkurikira agire gute? Yiyange. Haje muri ibintu byo kwiyanga, yikorera umusaraba we ankurikire. Maze Yesu abwira abigishwa bati umuntu nashaka kunkurikira yiyange, yikorere umusaraba we ankurikire. Kwiyanga ntabwo ari ukwiyanga k'urwango, kwa hate, kwa hayir mu gifaransa, si cyo, ahubwo nuko to deny, ni nko kwihakana, nukure ko warekera kuba centre ya byose. Ergo ubundi abantu kundu duteye tuba turi self centered, tuba umva uzabyumva no masengesho yacu, uzabyumva no tuba ari twe njyewe ngirirwe neza, njyewe iyo umuntu arimo kubitekerezaho hari ubwo yibwira ko atari byo, ariko uzabyumva mu byo dukenera, mu byo dushaka, muko tugirira, mbese ibintu biba biri muri twebwe. Uko kwiyanga rero ni ukurenga ahangaha twari dusanzwe dutuye hitwa kuba kuri njyewe self centered, noneho nkaba Christ centered. Si ukwiyanga ngo sinsokoze, sinambare, sinisige, oya pe, oya si ibyo ngibyo, oya. Ahubwo ni ukugira ngo umutima wanjye
ntuzirikanwe na Hortense ubwe, ntuzirikanwe n'ibyo yirata n'ibye, ahubwo umutima we no gutekereza kwe byose byuzurwemo na Yesu. Muri make Hortense yaraganje ku ntebe y'ubwami bw'umutima we, yarayoboye. Kandi murabizi turi abantu biyobora, yewe we none tukagira mu muco wacu kavuga ati nge ndi umuntu ntago mvugirwamo, ngewe ndi umunyakuri, rero nuko mumfate ashwise ubunyamukuri, ukuri ni Yesu, ahubwo ni wowe wiyuzuye, nuko tuba turi. Hari igihe bamwe babye expressinga bakabivuga, abandi tukaba tubifite mu mitima, noneho ntitumenya kubitandukanya. Urumva iyo mbifite mu mutima mushobora kumara n'umuntu mwiza, ariko mu mutima niyuzuye. Yesu rero munyembabazi agera ibwina mu mutima, yaba ababivuga bikagaragara inyuma, yaba bitunze imbere mu mutima. Twebwe abantu badakunda kugaragaza ibintu ariko bikaba birimo. Yesu nawe yaragenda akabivumbura, avuga ngo urapfa kuri wowe, urapfa kuri wowe, uriyanga, harajyamo Yesu. Imana ishimwe cyane. Umuntu nashaka kunkurikira, umuntu nashaka kuba umwigishwa wanjye, yiyange, yikorere umusaraba we, ankurikire. To deny ourselves, ntabwo ari to hate ourselves, oya, nukurekeraho kuba self-centered nkaba Christ-centered. Kuko hari igihe umuntu yiyanga, yanga urugingo rwe rumwe, cyangwa se yanga icyamubayeho, cyangwa yanga amateka ye, cyangwa yanga icyago cyamugezeho. Ibyo ntabwo ari byo, ko siko kwiyanga. Ni Hortense uvamo akajyamo Yesu. Ndekeraho kuba self-centered. Hari ngo mu Gifaransa ni guke, ntayiberwa Igifaransa kaberwa n'Icyongereza agasigara n'ibyo ngibyo. Ari ukimenya? Yego, nta Gifaransa genda kumera nka self-centered. Nukwiyuzura muri make. Ntabwo rero uko kwiyanga ari ukwanga icyambaye, kuko hari igihe uba wanze ubuzima cyangwa kwanga igice cy'umubiri wawe, murabizi, ugashaka kugihindura ndetse ukabona si ibyo ngibyo. Oya, ntabwo ari ukwiyanga k'urwango, ahubwo ngewe ndimutse, ngewe mfuye kuri ngewe ubwanjye. Kandi yagomba kubwira ko umurimo nta muntu urawurangiza ngo agere. Tuba dufite uduce tukihagazemo tukiyuzuye, dusabwa buri munsi gusubmitinga, gusarendinga, kutwegurira Yesu ngo hajye Yesu, havemo nge hajye Yesu, havemo nge hajye Yesu. Imana ishimwe cyane. Kubera ko uku kwiyanga gutera gukurikira Yesu, ntabwo ari ukwiyanga gutera umuntu gusharirirwa. No. Hari igihe ubuzima butubabaza tukiyanga, koko tukanga n'ubuzima. Biratandukanye, si ibyo ngibyo. Ahubwo ndushaho kunezererwa umwami. No kuvuga ngo umwami aranyuzura, nkarushaho kuryoha no kugira ubuzima busuka umwami. Aho ntambutse nkasiga ibye. Ibyo rero bitandukanye no kwiyanga natewe n'ubuzima. Oya, ni ukwiyanga nzaniwe n'umurimo w'Umwuka Wera muri njyewe. Imana ishimwe cyane. Yesu rero aravuga ngo ntago byashoboka mu bankurikira bakikunze. Oya, birabasaba ko nibajya kunkurikira biyanga, bakikorera umusaraba wabo, bakankurikira. Umusaraba si indwara, si amakuba, si ibyago, si biriya byose, ahubwo ndimo ndapfa kuri nge, huzura Kristo muri njyewe. Imigambi yanjye irimo iranshiramo, huzuriya Yesu muri njyewe. Ndimo ndabamba kamere, huzuramo Kristo muri njyewe. Imana ishimwe cyane. Iyi rero niyo kose cyangwa se nicyo kiguzi cyitwa byose. Umuntu nashaka kunkurikira yiyange, yikorera umusaraba we, ankurikire. Reka turebe muri Bibiliya ijambo ry'Imana uko habivuze. Dusomeho 30 kuva kuri 24 kugeza kuri 26 kugira ngo tubashe kubyumva. Nagerageze gushakira ijambo ryo kwiyanga, kuko kwiyanga kwa self denial kunameze nko kwiyanga bitewe nuko nanze ubuzima. Murumve mu Kinyarwanda ni ijambo rimwe, nashatse no mu Kirundi ngo numve sanga nabyo byose no kwiyanga, ariko dukoresheje ibyo byongereza turabyumva ko atari ukwiyanga kwa hate cyangwa se hayil. Muri Bibiliya ijambo ry'Imana Matayo 16 kuva kuri 24 tugeze kuri 26 haravuga ngo nuko Yesu abwira abigishwa be atushaka kunyoboka wese. Kunyoboka baramwibuka ko umwigishwa aba yaroyobotse umwigisha we. Ngo nuko Yesu abwira abigishwa be ati ushaka kunyoboka wese nareke kwiyitaho. Uku kwiyitaho sukureka gukaraba, sukureka kwambara. Oya pe. Nuko Yesu abwira abigishwa be ati ushaka kunyoboka wese nareke kwiyitaho, ahubwo atwara umusaraba we ankurikire. Muri make aho yari yitayeho ashyiremo ibyo Yesu ashaka, yite ku cyo Yesu avuga, yite ku buzima biguranurwe, havemo we hajyemo Yesu. Ushaka gukiza ubuzima bwe azabubura, naho uhara ubuzima bwe ari nge ahorwa azaba abukijije. Guhara ubuzima ni nko gutakaza inyungu runaka zari kuryohera amarangamutima yanjye, zari kuryohera ubuzima bwanjye, nkazitakaza kubwo kumvira Yesu, kubwo gukurikira Yesu. Ushaka gukiza ubuzima bwe azabubura, naho uhara ubuzima bwe
ari jye ahorwa azaba abukijije. Mbese umuntu byamumarira iki kwigarurira isi yose ariko akaba yivukije ubugingo bwe? Cyangwa se ubugingo bw'umuntu yabugurana iki? Tukiri kuri uyu murongo wa 25, bimwe mu bintu umwanzi akangisha abantu ni ukubatinyisha ejo hazaza. Avuga ati ubuse nudakora aya manyanga, nutirwanaho mu bwe, nutagira ubwenge. Unavuga ati ubu nutagira ubwenge urabona ejo uzabaho ute? Abantu uzabishyurira iki? Bizagenda bite? Ukabakora ho gatoya ugashyiramo akantu katari ko kubw'ubwoba bw'ubuzima. Niyo mpamvu Yesu yifuza ko wiyanga, kuko wiyanze agashyiramo Yesu, ubwoba bw'ubuzima burashira. Aravuga ngo kubaho ni Kristo, no gupfa ni inyungu. Ibyo Yesu atarimo simbirimo. Iki ni igikangisho, ni intwari ikomeye Satani akubitisha abantu bakunda Imana, barimo bagerageza gukunda Imana, ariko byagera ku buzima, byagera gukorwa ku rubyaro rwe, byagera gukora kuri saleri, byagera gukorwa ku mafaranga atungishije abi. Kavuga ati byagenda bite? Nabaho gute? Nava muri standard, ariko iyo standard niba ninde wayidushyizemo, nava kuri standard iriya gute nkaje baba we akumva. Mbese umwanzi azakora hica abo bana b'Imana bakundaga Imana ariko batabashije kwiyanga. Imana itugirire neza. Umuntu agahora n'ubwoba bw'ubuzima. Hari igihe umuntu agira ubwoba akabikoraho amanyanga ashoboka kugira ngo bimukize, hari n'uwicwa nabwo nta nicyo agiye kubikoraho, ariko ubwoba bw'ejo hazaza bwabe akunda bwibye akomeyeho bukaba bwaramumaze. Ushaka gukiza ubuzima bwe azabubura, naho uhara ubuzima bwe ari njye ahorwa azabukije. Muri make ubuzima naburekuye, ariko nzakora icyo umwami ashaka, nzamwubaha mwimbere mu mutima, abantu batareba mu byemezo, mu maranga mutima, mu mahitamo, nzubaha Yesu. Nuko bimeze, nzahara ubuzima ariko nkomeze mugundira uwo mwami wanjye. Ngo mbese umuntu byamumarira iki kwigarurira isi yose? Muri make ibintu ushaka, ariko isi kandi ifite ubutunzi mw'abantu, ifite ibintu byinshi byiza ishobora kuduha, ariko birika tuvuga ngo umuntu byamumarira iki kwigarurira isi yose ariko akaba yivukije ubugingo bwe? Cyangwa se ubugingo bw'umuntu yabugurana iki? Muri make ubugingo bufite agaciro gatangaje k'amaraso ya Yesu, ku buryo nta kindi kintu cyabungana. Abakurikira Yesu rero, nanone ikindi kintu kibabaje, ntago ariko bose bafite iyi commitment, iki kiguzi cyo gusiga byose. Yesu yababwiye usiga byose akikora umusaraba we akankurikira, uwo ni ushaka kuba umwigishwa wanjye. Abantu benshi bakunda Yesu, abantu benshi buzuye mu insengero za gikristo, mu mirimo ya gikristo, siko bose bafite iyi commitment mu mitima yabo. Kandi udusanze twese turirimba, twumva ijambo ry'Imana, turimo dusenga, ntago ibyo bintu wabitubonaho, ntiwamenya abari committed n'abatari committed bya burundu, ahubwo tuzabimenyeshwa n'ibihe. Ibihe ubuzima buducishamo, ibihe Yesu yemera ko ducamo. Muri Yohana 6:66 Yesu yari amaze kuvuga ngo ninjye mutsima w'ubugingo, undya ni uzaba. Amaze kubabwira ko umubiri we ari we mutsima w'ubugingo. Hanyuma ngo bamukurikiraga benshi, yabagaburiye, yabagiriye neza, ngo ariko ngo bahera ubwo batangira gusubira inyuma, aravuga ati wapi, ibyo ntago bikwirwa mu mutwe. Ngo benshi mu bigishwa be bahera ubwo basubira inyuma, barorera kugendana nawe. Abakurikira Yesu bose siko bose bafite iyi commitment y'ubuzima bwa burundu kugeza mu rupfu mu gukurikira Yesu n'ibyo ashaka. Imana ibidushoboza, Mwuka Wera abiduhe twese, abisuke mu mitima yacu. Ube muri aba bigishwa batanze ubuzima bwabo kugeza mu rupfu, bavuga ngo nzumvira Yesu. Mbibutse ko kumvira Yesu atari mu kuva mu byaha gusa. Kuva mu byaha ni urwego rw'ibanze, ni nka maternelle, ahubwo hari mu bundi bushake bwanjye butari n'icyaha, naho Yesu yinjira akivangamo, kambwira toruta yego bibyari byiza, ariko dore nibi nibyo gushakamo, kandi nibi byiza ntibyari icyaha, niyo mbibamo ntacyo byari gutwara, ariko afite ibyo ashaka, afite imirimo myiza yari yarandemeye muri Kristo, ngomba gucomekana nayo nkayigenderamo. Rero urwego rw'ibyaha ni maternelle, reka aho tuharenge kugira ngo tubwirwe n'ibindi by'umwihariko birebana n'ubuzima bwa buri muntu wese. Kandi tutararangiza ibya rusange, ntago tubasha gusimbukira mu by'umwihariko by'ubuzima bwa buri muntu wese. Imana itugire neza. Ngo benshi rero mu bigishwa be bahereye ubwo basubira inyuma, barorera kugendana nawe, babuze ya commitment igeza mu rupfu. Ibyo bintu atangiye kutubwira byuko turya umubiri we, tukanywa amaraso ye, wapi, ibyo bintu rwose reka. Iyo turebye mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 2, rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 2 umurongo wa 18 kugeza kuri 21, umurongo abantu bajya wa 19 bajya gukoresha ukundi, ariko ndifuza kuvuga nanjye ukundi. Yohani wa mbere 2:18 kugeza kuri 21, ngo bana banje, iki ni igihe cy'iherezo. Mwigeze kumva ko umwanzi urwanya Kristo agiye kwaduka.
ndetse n'ubu ndimo nakoresha Bibiliya ijambo ry'Imana kuko Bibiliya yerikoresha antikristo, ndetse n'ubu abarwanya Kristo bamaze guhaguruka ari benshi. Ni nacyo tumenyeraho ko ari igihe cy'iherezo. Urwandiko rwa mbere rwa Yohani 2 kuva kuri 18 muri Bibiliya ijambo ry'Imana. Bana banjye, iki ni igihe cy'iherezo. Yohani yandika gashaje, niyo mpamvu bivuga ngo bana banjye, kandi ari mu basigaye ari bonyine, abo bagendanye benshi barishwe. Bana banjye, iki ni igihe cy'iherezo. Mwigeze kumva ko umwanzi urwanya Kristo agiye kwaduka, ndetse n'ubu abarwanya Kristo bamaze guhaguruka ari benshi. Ni nacyo tumenyeraho ko ari igihe cy'iherezo. Kimwe mu bintu tumenyera ko ari igihe cy'iherezo nuko abarwanya Kristo abiyoberanya, ababikora ku mugaragaro, kandi nasanze abateye ubwoba batarabikora ku mugaragaro ahubwo ari abiyoberanya. Nicyo kitumenyesha ko ari igihe cy'iherezo kuko bagenda baba benshi. Ku murongo wa 19 harababaje ngo abo bavuye muri twe. Tekereza ko aba bantu bahoze muri bo, bahoze mu bagendana nabo. Mana tugirire imbabazi n'ubuntu. Ngo abo bavuye muri twe icyakora ntibari abacu by'ukuri, kuko iyo baba bacu baba baragumanye natwe, ariko kwari ukugaragaza ko atari abacu uko bangana. Tuvuge ko hagurutse ikivunge kinini cy'abajyaga hamwe, ariko baza gusanga uko bangana burya bose batari ababo. Abo bavuye muri twe bahindutse abarwanya Kristo, nyamara bavuye muri twe icyakora ntibari abacu by'ukuri, kuko iyo baba bacu baba baragumanye natwe, ariko kwari ukugaragaza ko atari abacu uko bangana. Naho mwebwe Kristo muziranenge yabasize amavuta ariyo mwuka we, bituma mwese mumenya ukuri. Uyu murongo wa 19 hari igihe ukoreshwa nabi. Urugero, umuntu yavuye muri korali imwe ajya mu yindi, ugasanga tumuherekeresheje amagambo avuga ngo n'uri ntiyari uwacu. Oya, aba ni abaretse gukurikira Kristo, bahinduka abarwanya Kristo. Kuba uri muri uru rusengero rw'ibunaka ukimukira mu gindi gihugu ajya, oya uracyari uwanjye, turacyari abavandimwe kuko dukorera datum, turabo mu muryango umwe. Rero uyu murongo ntabwo ukwiriye gukoreshwa umuntu yavuye aha yagiye ariko akomeje gukurikira Yesu. Oya, uwo ni uwacu, uwo ni uwacu ahubwo cyane, ahubwo yagiye kwagura ubwami bw'Imana handi. Imana nibishimirwe. Ikindi, umuntu ashobora kuba yari umwigishwa uri inyuma y'umuranga witwa Hortense, hanyuma yamara guhuzwa n'uwo namurangiraga, umuhamagaro w'Imana ugahaguruka muri we, icyo Imana yamuremeye kigahaguruka kandi kikaza kinyuranye n'icyo ngiye Imana yashyizemo, akajya kugikorera ahandi. Uwo ngo waracyari uwacu, nanjye ndacyari kumwe nawe. Uwo ni umuvandimwe muri Kristo, ahubwo biba bigize iby'umumaro. Ese wowe wanezerwa no kurera abana badakura? Biragatsindwa n'Uwiteka. Tekereza ugize abana wabyaye mu nda bose bakaguma bagasazira, ntawe ugiye gushaka ngo yubake urugo rwe. Oya pe, wose umutima ubwami bw'Imana. Abo bavuye muri twe, aho bibabarije rero nuko aba bantu bahoze bagendana n'abahamya Kristo, bwacya ngo bakava muri twe icyakora ntibari abacu by'ukuri, kuko iyo baba bacu baba baragumanye natwe. Muri make baba barakomeje guhamya Kristo, ariko kwari ukugaragaza ko atari abacu uko bangana. Ikivunge cyahagurutse, siko bose barabumwami, siko bose bari biteguye kwishyura cya kiguzi cy'ubuzima, cya kiguzi cy'iteka, kwa gukurikira Yesu mu buryo bwuzuye. Yesu yaje gukoresha urugero, avuga umuntu wubatse inzu y'amatafari ndende, ngo umuntu ujya kubaka inzu y'amatafari ndende ngo ntakwiriye kwicara akabanza agakora imibare izuzuza iyo nzu, ngo kugira ngo hagati adatangira ngo yagera hagati ngo inzu ikamunanira, ngo abatambuka bose ngo bakamuseka. Muri make Yesu yashatse ko tumukurikira twakarikiretinze the cost, twabaza ikiguzi cyo kumukurikira. Ikiguzi cyo kumukurikira, ikiguzi cyo kumukurikira cyica kamere yanjye, cyica uburenganzira bwa kamere yanjye, ariko biraryoshye kuko aho tugana ni heza. Ikindi, mwuka wera muri twe aduha ubuntu bubasha kunesha no gutsinda. Araduterura, atubera nk'amababa tugatambuka mu bintu tutari tuzi ko twatambukamo. Uru rugendo rw'abigishwa ntibarugenda mu bonyine. Haleluya. Yesu yavuze ngo mwuka wera abisi ntibashobora kumuhabwa, ariko twebwe tuzamuhabwa. Dufite udukomeza, dufite utubashisha. Ntabwo ari ingamba za discipline no kubyuka kandi no kwiyemeza, no, dufite gishyigikira, dufite ubikorera muri twebwe. Ariko ni umutima wawe wo kubyemera, ni umutima wawe wo kureba biriya ukabihunga, hanyuma ugasingira biriya Yesu aguhamagariramo. Imana itugirire ubuntu. Umurongo wa 20 uravuga ngo naho mwebwe, ubwo abo nabagumye mukuri, naho mwebwe Kristo muziranenge yabasize amavuta ariyo mwuka we, bituma mwese mumenya ukuri. Iri jambo rimeze nka assurance duhabwa n'Imana, insurance, ibitwiringiza ko tutayoba tutabyihitiyemo. Umwuka wera, mwuka muziranenge mwebwe yarabasize ku buryo mudashobora kuyoberwa ukuri. Ni ukuvuga ngo ugeze mu bintu bitari ukuri urabyumva somehow. Hari umuntu avuga kumva aravuga ibintu bizima ukurikije imyumvire yawe, ariko ukajya wumva something is wrong.
ariko icyongereza we ukumva hari akantu katari amahoro. Abashaka ukuri, abavukiye muri Kristo, ababaye abigishwa, basizwe n'umwuka ngo ni ukuri bazamenya ukuri. Imana ni inyembabazi. Uzi ko no mu kujira kwacu no kumutagira amaso y'umwuka no muko yebaba no mukudasenga no uko tumeze dupfapfanye, uzi ko atabura kutumenyesha ukuri mu mbabazi ze nyinshi, kuko twabyawe nawe, kuri niwe uduhetse, ntiyatwima kumenya ukuri. Niyo wayobagurika, buryo ushobora kuyobagurika ukayobagurika, ariko arawugera ukamenya gutuba ibintu ariko sibyo, kubw'imbabazi z'Imana. Naho mwebwe Kristo muziranenge yabasize amavuta, ariyo mwuka we, bituma mwese mumenya ukuri. Ngo icyatumye mbandikira rero, uwo ni Yohane ukivuga, icyatumye mbandikira rero suko mutazi ukuri, ahubwo nuko mukuzi, kandi mukaba muzi ko nta kinyoma na kimwe gikomoka ku kuri. Mumbabare mwumve uyu murongo wa 21. Njyewe Yohana icyatumye mbandikira suko mutazi ukuri, ahubwo nuko mukuzi. Muri make ndashaka gushimangira ibyo muzi. Icyatumye mbandikira rero suko mutazi ukuri, ahubwo nuko mukuzi, kandi mukaba muzi ko nta kinyoma na kimwe gikomoka mu kuri. Nyumvirira ijambo shiti y'Imana, nta kinyoma gikomoka mu kuri. Niba ibinyoma byaserutse n'inkomoko s'ukuri, nubwo wabyirengagiza kuko nkunda, ariko inkomoko ntabwo ari ukuri, kuko muzi ko nta kinyoma gikomoka mu kuri. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ntago mbandikiye kuko mutazi ukuri, ahubwo nuko mukuzi, kandi mukaba muzi ko nta kinyoma na kimwe gikomoka ku kuri. Niba hari ibinyoma ku muranga, ni ukuvuga ko umuranga adahagaze mu kuri, kuko nta kinyoma gikomoka mu kuri. Nta manipulation, nta controle, nta bitajyanye n'ubwambi bw'Imana bikomoka mu kuri. Niba byatangiye kuba ikinyoma, nuko n'isoko yabaye ikinyoma. Imana nitugirire ubuntu. Shuti z'Imana, byo mvuga ndumva mbyumva, tugira attachment ku matsinda tugendana akomeye, ariko zigukizwa ugakizwa uri kumwe n'abantu, ukabatizwa uri kumwe n'abantu, ubuzima bwose rw'urugendo ukabikora uri kumwe n'abantu, bwacyo ugasanga umenye ko nta kinyoma gikomoka mu kuri, ukavuga ati ikinyoma nditandukanya nacyo guti, bikakunanira kubera ko attachment nini. Niyo mpamvu abigishwa ba Yesu basabwe gusiga byose no gusiga inshuti. Dushobora gukundana ariko tudashobora gusangira agatuti, kandi ngukunda, kandi ngutahira ubukwe, kandi utaha ubukwe bwanjye, ariko tudasangira kuko numva tudacometse ahantu hamwe, kandi umbereye muzima nkakubera muzima, twakomeza tugakundana ku bindi. Dushobora gukundana tudahuza imisengeri, kuko hari ibintu ubundi bitari iby'ibanze, hari bitari ingenzi tutindaho, bitari by'ingenzi, imyambarire, imiki, utuntu duto abantu batandukaniraho, burya ntacyo dutwaye. Ariko iyo namenye ko wacomotse ku kuri, ukaba ucometse ku kinyoma, ese se w'ibinyoma ninde? Ni Satani. Aba Yohana yavugaga bahoze ari ababo, bukeye bahinduka abarwanya Kristo. Ni ukuvuga ngo bacometse ku isoko y'ikinyoma. Si inkomezanya nawe ucometse, kuko nturi uwo gusengerwa. Mwibuke ko nta muntu ushobora kuyoba, sinavuga ngo nturi uwo gusengerwa, ariko mvuge gutera bitandukanye no kwihanganira umunyantege nke waguye mu busambanyi. Reka mvuge gutyo. Bitandukanye nuko nakwihanganira umunyantege nke udasenga. Bitandukanye nuko nakwihanganira umuntu watsikamiwe n'ibyaha, umuntu wavugishijwe no kujijwa, ko twese tumenyaho gatoya. Ibyo bintu biratandukanye. Umupasiteri ashobora kugwa mu byaha, umuranga, ariko nongere nkoresha umuranga ashobora kumva ngo yarasambanye, umuranga ashobora kumva nkagira ibyago nkumva ngo yateye inda, umuranga ashobora kugira ibyago nkumva afite amahana, aratukana, ajya yanduranya. Uwo muranga mu by'ukuri akeneye gusengerwa kugira ngo nawe yeguke. Uko ameze si kwiza, kuko nawe arayobora abandi. Ariko umuranga utari mu ntege nke wacometse ku kinyoma, ibyo biratandukanye nshuti z'Imana. Ibyo biratandukanye. Turakundanira mu bindi, ariko isoko yacu ntigihuye, ahubwo urimo urandwanya. Kuko nimba ncometse muri Kristo ugahinduka urwanya Kristo, umbereye nk'umwanzi somehow. Sinzakwanga ko Bibiliya itansaba kwangana, ariko ntituzanahuza. Ikimenyimenya amasengesho yawe cyangwa ibyo usabira bizaba bindwanya, nanjye ibyo nsabira bizaba bikurwanya, kuko nshinzwe gusenya ubwami bwa Satani. Shuti z'Imana, hakurya y'umuranga hari iki? Hakurya y'umuranga hari ukuri? Hakurya y'umuranga hari ikinyoma? Hakurya y'umuranga hari iki? Kuko ngo ntabwo bishoboka ko ikinyoma cyakomoka mu kuri. Kandi twebwe ngo ntituzakuyoberwa, kuko uwera yadusize ku bwa Mwuka Wera, ngo tuzabimenya. Umaze kubimenya, ese ubisengera bingana iki? Ese ubikoraho iki?
Imana itugirire ubuntu. Nta kinyoma gikomoka mu kuri. Ngo icyatumye mbandikira, reka mbisubiremo, si uko mutazi ukuri, ahubwo nuko mukuzi kandi mukaba muzi ko nta kinyoma na kimwe gikomoka mu kuri, kuko mubizi nzanywe no kubishimangira. Imana itugirire neza. Nkomeje rero nshuti z'Imana, umwigishwa yabyawe n'Imana kandi ni uwa Kristo. Ntabwo umwigishwa waguzwa amaraso ya Yesu ari umwandu wanjye nge w'umuranga, paditu. Singe n'ubuzima bwe, singe n'ahaba, singena no guhamagarwa kwe. Icyo kora nshobora kurokonesa umuhamagaro umuriho, kuko hari ibimenyetso byabo byatangiye kugaragara. Uyu munsi hari abantu bari frustré kuko bahagaze mu myanya itariyo, kuko twebwe abaranga twababwiye ngo ni hariya mugomba kuba. Akumva mu mutima biranyuranye. Nasanze Imana nyivuga ngo ni umugentleman. Imana iri cool. Imana ni inyembabazi ku buryo yandemanya amahitamo kuva nkiri urusoro mu nda ya mama, indemama amahitamo ajyanye n'ikimpamagarira, ingenera aho heartbeat yanjye iri, aho umutima wanjye uterera bigendanye n'icyo impamagarira, ku buryo nimba mu muhamagaro bitazambera umuruho. Ubu nkunda gusobanura mwa bantu, uzi ko nsobanura n'ibyo ntazi kuko nabihawe. Nkunda kushaka ko umuntu amenya ukuri. Mpora niseka kera ngenda mu mabisi ngiye Karongi, umuntu iyo yarenganyaga undi nasangaga nagiye kubisobanura, ntagira hagati nkavuga ko ndi iki muri iyi bisi, ndi umuyobozi, ndi konvoyeri. Kuko Imana iturema bigendanye n'ibyo yatugeneye. Ni ukuvuga ngo nta bintu na bimwe Imana yakugeneye uzabikora wanga, uzabikora urushyi. Reka ubikorana umuneza. Niyo warunaniwe mu bindi bintu byose, iyo ugiye gukora icyo waremewe ntumenya aho imbaraga n'ubuntu bivuye. Kubera iki? Data yamaze kuha providing bizagushoboza byose abishyira muri wowe, abishyira aho uzakorera. Data ni kwari. Hari abantu benshi rero bari frustré ubwo niki? Barababaye, barakonje kuko bahagaze mu bintu twebwe abaranga twabajyanye matari byo byabo. Abandi twarabakomerekeje bava mu byo bari baragenewe. Imana y'imbabazi tugirira ubuntu, kandi ntuzatinye gushaka Imana kugeza igihe wumvise ese koko niki Imana yarakugeneye. Apana ko barakibwiwe na utanze kidakonfirma ikikurimo. Utanze kwikuza gukonfirma ikikurimo, kuko Imana yakubumbabumbye n'uturemangingo twawe, niyo yashyizemo ibyo ukunda. Imana yabikoze nkana kugira ngo ibibazo byose biri ku isi bigira ababyitaho, kugira ngo ingorane zose ziri ku isi zigira abazitaho. Niyo mpamvu ushobora kubona umuntu umwe ababajwe n'abakecuru, undi ababajwe n'abana, undi ababajwe n'indaya, undi ababajwe n'abagore bikoreye udutaro, undi kandi kitari icyaho ugicaho utanakibonye, ntikigukore ku mutima, ariko icyaho urakibona ukarara udasinziriye, kuko ari cyo waremewe gutunganya no gukemura. Umuntu ashobora gusaza atakimenye kuko adatinda ku birenge bya Yesu, agahora akora iby'abandi, nabyo akabikora igice. Imana y'imbabazi, Imana y'imbabazi. Ibyo narimbizaniye, nubwo mbivuzemo amagambo menshi sinza ari ngombwa natari ngombwa, narimbizaniye kuvuga ngo umwigishwa yabyawe n'Imana kandi ni uwa Kristo, ntago ari umwandu wanjye ngewe nk'umuranga. Kandi buri munsi umwigishwa ahindurirwa gusa na Kristo. Umwigishwa wa Kristo yamaze kubara ikiguzi, kandi afite kwiyemeza gukurikira Kristo, kumwigana kugeza mu rupfu. Ibyo ni bimwe mu biranga umwigishwa. Umwigishwa wa Kristo ku bwa Mwuka Wera uba muri we ahabwa kunesha pressure z'isi n'ibigeragezo byo mu isi. Umwigishwa wa Kristo wamaze kuvuka. Rega ryo murinjira mu nkiki itariyo akajya agira ngo yaravutse, ariko wamaze kuvuka ku bwa Mwuka Wera yahawe, udwelinga muri we, uba muri we, agenda amuha kunesha pressure n'ibigeragezo by'isi. Imana ishimwe cyane. Ashobozwa kandi kwemerera Umwuka Wera, agahora wamwigishwa urimo kureba ku mwigisha we, ashobozwa kwemerera Mwuka Wera. Mwuka Wera agahora arondora gutekereza kwe, amagambo ye, ibikorwa bye, kugira ngo bishyirwe ku munzani witwa ijambo ry'Imana. Muri make umurimo w'Umwuka Wera urimo urakora mu buzima bw'umwigishwa. Umwigisha yaba yicaye, umwigishwa yaba yicaye, yaba asoma Bibiliya, yaba adateze amatwi umuranga araho, ariko Umwuka Wera watangiye umurimo muri we aba arimo kureba mu gutekereza kwe, kureba mu magambo ye, gukosora mu bikorwa bye, agira ngo abihuze n'umunzani witwa ijambo ry'Imana. Ibi rero kugira ngo bihore bibaho mu buryo bwuzuye, bigusaba wowe mwigishwa ko buri munsi uba mu ijambo ry'Imana, ukarisoma, ukarirya, ukaryiga, ukarisengeramo, kandi ukaryumvira, ndetse rikigutsinda ukabwira Mwuka Wera wari kubwiye uti mpimbaraga zo kuryumvira. Njya nkunda abantu bavugisha ukuri, akavuga ati kwabara kanaka byarananiye, ariko ndimo ndasaba Imana
ngo ibinshoboze. Ati njya nanabivuga nkavuga ngo Mana ndamubabariye, ariko namubona ngasubirwa nkamera urumeza, akabwira muko ati nshoboza kumubabara kuko ari ijambo ryawe rivuga. Uwo muntu atandukanye n'umuntu uvuga ngo sinshobora kumubabarira. Iyo uvuze ngo sinshobora kumubabarira se ubibibwira nde? Wavuze iri jambo ni umwami w'abami, ntagishwa impaka. Uramubwira uti ibyo wansabye kubabarira wewe warabikoze ku musaraba, uravuga ngo data babare ko batazi icyo bakora, njye simbasha ko bari umuntu yarambabaje, ariko ngwino ubinkorere, ndashaka kukumvira, ndamubabariye, ariko makurekura. Imana itugirire neza. Haleluya. Uyu mwigishwa kandi agomba guhora yiteguye, ndifuza kurangiza ibyo nateguye muri hangana, agomba guhora yiteguye iteka gusubiza impamvu z'ibyiringiro bye. Umwigishwa nta niba ngo nta babayika, ariko sinabyo, nta hushahusha azi, kuko yiga. Mwibuke ko n'umunyeshuri ariga azi ibyo yiringiye ibyo ari byo. Birababaje inshuti z'Imana uburyo tumara imyaka mu nsengero tutazi n'ibyo twiringiye ibyo ari byo, kuko tudafata umwanya wo kubyiga. Imana itugirire ubuntu, yirengagiza imyaka yacu yo kujijwa, itugarukeho, iduha inzara n'inyota yo kumenya ibyo twiringiye ibyo ari byo. Mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 3 umurongo wa 15, urwandiko rwa mbere rwa Petero 3:15, uyu ni umwigishwa nyawe, agomba kubiteka yiteguye gusubiza impamvu z'ibyiringiro bye. Muri make ntiwamucisha mu ijisho, muri make ntiwamuhindukiza ngo umujyane ku mana zitarizo, azi ibyo yiringiye. Rwandiko rwa mbere rwa Petero 3:15, ngo ahubwo mwubahe Kristo mu mitima yanyu ko ari we mwami, kandi mube mwiteguye iteka nanyagiwe cyangwa nahiriwe, iteka nabyaye cyangwa ntabyaye, mfite impamvu z'ibyiringiro muri njye. Ngo ahubwo mwubahe Kristo mu mitima yanyu ko ari we mwami, kandi mube mwiteguye iteka gusubiza umuntu wese ubabaje impamvu z'ibyiringiro mufite, ariko mufite ubugwaneza kandi mwubaha. Hari igihe abantu batakaza ubugwaneza kuko kurwanirira ibyo bizera. Oya, tubivuga tubihagazeho, dufite ubushizi bw'amanga kandi twuzuye n'ubugwaneza. Kubera iki? Tuzi ko ubugwaneza bwacu hari bwakugarura nawe ukaza ukizera ibyo twizeye. Ahubwo mwubahe Kristo mu mitima yanyu ko ari we mwami, kandi mbe mwiteguye iteka gusubiza umuntu wese ubabajije impamvu z'ibyiringiro mufite, ariko mufite ubugwaneza mwubaha. No hepfo akomeza kuvuga neza, mbwira bene data cyane cyane bameze nk'abazi ijambo ry'Imana ryinshi, babasha no kuriburanira, bazi imirongo yo gusubiza mizima, ariko batakaje ubugwaneza. Ntabwo ijambo rya Kristo baryigishanya umushiha n'amahane. No. Yego habaye igihe cyo kurakara, kuko urimo gukebura ntiwakebura useka, ariko urimo ugaruza abataramenya iyo nzira. Urimo ukosora ibyo nakocamishije ntazi kubwo kutamenya. Ntabwo nkosoza kumpinga, ntabwo nkosoza, oya unkosoza ubugwaneza. Imana itugirire neza. Ngo mufite ubugwaneza kandi mwubaha, twubaha abo tudafite ibyiringiro bimwe. Reka mvuga ibi bintu wenda ntabitinzeho, biranga byo navuze, biranga gukura kumwigishwa mu buryo muri personnel. Muri make umwigishwa akomeza urugendo rwo gukura uwe ku giti cye. Umwigishwa ahora akura, urugendo rwo gukura mu buryo buri personnel, bikarangwa n'ibi. Yari mwakura ko nagize akambere no gushyira Yesu imbere muri byose. Umwigishwa ukura, Yesu ahita abo wa mbere, imbere y'umugabo wanjye, imbere y'abana banjye, imbere y'ubutunzi bwanjye, imbere ya ambitions zanjye. Hari abantu bafite ambition bagomba kugeraho atupre, icyo bakwishyira cyose mpaka bazigeraho. Yari byitwa mu murimo w'Imana, bazigeraho byitwa mu murimo wari wese, ugasanga ambition ziri hejuru ya Yesu. Ariko umwigishwa urimo gukura azarangwa no gushyira Yesu imbere muri byose. Ikindi uko akura azarangwa no gukurikira no kurushaho kwemera inyigisho za Kristo. Azarushaho kuzikurikira, azarushaho kuzemera. Umwigishwa urimo gukura, icya mbere no gushyira Yesu imbere muri byose. Cya kabiri no gukurikira no kwemera inyigisho za Kristo. Zimuhoramo, zimuhora hafi, hazifitiye inyota. Niba udafite inyota, imivukire yawe irimo akabazo. Umwana uvuka ntahita yifuza konka, umwana wavukanye uburwayi, n'umwana wavukanye ubumuga, n'umwana wavutse mama we yananiwe, ni ibintu byinshi biba byatambamiye imivukire ye. Ariko umwana wavutse ari muzima wese yifuza konka. Niba uri umwigishwa wa Kristo, ariko gukurikira no kwemera inyigisho za Kristo bikaba bitagwirira muri wowe, wongera ugaruke ku birenge by'umwami, upfukame, wibaza umuryango winjiriyemo niba ari ukuri. Mbibutse ko inyigisho twumva zidutera gusa nazo. Hari ibintu byinshi Yesu adukorera, byinshi
bishobora guhinduka inyigisho. Yesu azakugirira atya, azakugirira atya, azakugirira atya, ariko ntihabe n'umunsi wa rimwe bakubwira ibyo Yesu none azakora imbere muri wowe. Harimo kwica wowe, yazanywe no kwica kamere yawe, kubamba wowe. Muri make ukambwira ibyo Yesu azankorera hanze azampereza, ariko ntumbwire ibyo Yesu azakora muri njyewe. Cyangwa ukambwira ibintu byose Yesu azankorera, ariko ntuwigere unyigisha ibyo Yesu asaba abamukurikira. Iyo rero utigeze mu mivukire yawe utigishijwe ibyo Yesu asaba abamukurikira, birashoboka ko wavuka umeze nk'umwana urwaye utabasha konka, amagambo ye ntakuryohere, ndetse umuntu yaba avuga ijambo ry'Imana gusa ritarimo story bikakurambira, nawe ubwawe ntubasha kuribyiberamo. Imivukire yawe rero irakemangwa. Uranyumva ndakubikubwirana urukundo rwose no guca bugufi kose, kuko ibyo umuntu yumva nibyo bimuhindurwa uwo abawe. Kristo kuko agirira neza abantu, mw'abantu mwaraturengera, ntarengera twe twenyine, arengera n'abatamuzi, agusha imvura kuba binabeza. Ubu hari abajura arinze, hari abicanyi yahishiriye, ariko Yesu hari abarozi yahishiriye. Ni umugizi wa neza. Ushobora kubana n'umwicanyi uguhigira kugwa akamuhishira kubw'imbabazi ze. None iyo neza ye rero agirira twebwe bamwubaha n'abatamwubaha, tukayivuga, ariko ntibazagire na kimwe bakubwire icyo uyigomwa, ntibazagire na rimwe bakwigisha icyo Yesu akora muri wowe. Yesu yica kamere, mw'abantu yica kamere, kandi kwica kamere birababaza. Simbizi mwebwe niba byaraboroheye, uretse ko bitanarangira, ariko birababaza. Uzumve nk'iyo umuntu akubwiye ikintu ugomba kumusubiza, kandi icyo kintu umusubiza ubizi neza ko kidasohoza gukiranuka kw'Imana. Ubizi ubyumva, ariko kumva kirakubye. Hari nk'ubwo wumva bakuniza ukavuga ati mva ndaruhuka ndivuze, hanyuma kwibuka ko uri umukirisitu. Kamere ukumva hari ibintu umuntu yaguhima nawe ukamwishyura kimwe, kumva arakora nawe ukora, kandi ukumva urabibashije, ukibuka ko ugomba gupfa, ukaba nyine urapfuye. Gusa ibyo bintu murumva biryoshye. Uzi umuntu ukubuza kwiyishyurira umuntu ufite imbaraga zimwishyura, nawe akumva icyakujombye nawe ukakimujomba bien. None rero ugakura utumvise izo nyigisho zo gupfa kuri kamere, ukumva gusa ibyo Yesu atanga, ntiwigishwa n'umunsi wari mu byo Yesu akorera muri twe, ntiwigisha ibyo Yesu asaba bamukurikira. Kandi yagiye kubivuga aritsa, aremfasayizinga, aravuga ngo nta mwigishwa wankurikira afashe isuka areba inyuma. Muri make azayongera asubirayo, yagiye yagarutse, uwo ntakwiriye kuba mu bigishwa banjye. Ngo umuntu umwe yaramubwiye ngo reka mbanze ngende mpambe data ngaruke ngo ukurikire. Yako Yesu we uri mwiza. Yesu aramubwira ati reka abapfuye bihambire abapfu babo, abapfu muri make bahambane. Ariko we ngwino nkurikire tugende, kuko nta bintu byo kureba inyuma. Ntabwo ari uko Yesu yanga ko tubabarana n'abababara, kuko arabidusaba. Yadusabye ko tubabarana n'ababarana, twishimana n'abishima, ndetse ijambo ry'Imana ratubwira ngo kuba mu nzu irimo ikiriyo, irimo imiborogo nibwo bwenge kuruta kuba mu nzu irimo ikirori. Ni ukuri ababazwa n'abababaye, kandi yifuza ko tubabarana nabo. Ndetse ngo ubwe yababajwe no kuregeragezwa mu buryo abasha no gutabara abantu bose bageragezwa, bababazwa, ariko kubigendanye no kuba umwigishwa, kubera ko isi na Satani nta mikino bifite. Bisaba rero umwigishwa uri committed, ufite kwiyemeza. Imana itugirire ubuntu. Uyu mwigishwa rero aguye kuba yemera gukurikira no kwemera inyigisho za Kristo mu buryo buhojejeho. Muri Yohana 8:31 kugeza 32 ngo nuko Yesu abwira abayuda bamwemeye ati nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba abigishwa banjye nyakuri, namwe muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzaba batura. Shiro nyinshi dukunda kuvuga ngo muzamenya ukuri, ukuri niko kuzaba batura, ariko tudahereye aho bamenyera ukuri. Ukuri bakumenyera hariya hejuru. Yesu abwira abayuda bamwemeye ati nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba abigishwa banjye nyakuri, namwe muzamenya ukuri, kuko nimutarigumamo nta kuri muzamenya. Ntimuzamenya iyo twavuze niba ari bizima, ntimuzamenya ko birondora, ariko nimurijyamo namwe muzamenya iby'ukuri n'ibitari iby'ukuri. Imana ishimwe cyane. Uyu mwigishwa rero wa Yesu nkiri muri kabiri ntagahinduka umuntu wumva gusa, ahubwo aba ushyira mu bikorwa. Yakobo 1:22 ngo ariko rero mujye mukora iby'iryo jambo, atari ugupfa kuryumva gusa mwishuka. Twibukiranye ko inshuti z'Imana kumvira, obeissance, kumvira niyo test iruta izindi ipima kwizera kwacu, ipima urukundo dukunda Kristo. Kumvira Yohana 14:21 ijambo nkunda kurivuga n'abandi benshi, ngo ufite amategeko yanjye akayitondera niwe unkunda, kandi unkunda azakundwa na data, nanjye nzamukunda mwiyereke. Kumvira uzajya ubyibwira, nanjye mbyibwire. Kumvira niyo test
iruta izindi, igaragaza kwizera n'urukundo rwanjye ndespondinga kurwo nakunzwe n'Imana. Kumva iyo bidahari, nubwo waduha amaturo, ukatwubakira insengero, ukaduterura, ukatugurira indege, tuzabyenjoyinga, ariko wowe uzabihomberamo. Imana itugirire ubuntu. Yesu rero niwe rugero rwo kumvira rutangaje. Mu rwandiko rw'Abafilipi 2:6-8 haravuga ngo uwo nubwo yabanje kugira kamero k'Imana. Abafilipi 2:6 ngo uwo nubwo yabanje kugira kamero k'Imana ntiyatekereje ko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, ahubwo yisiga ubusa, ajyana kamero k'umugaragu w'imbata, agira ishusho y'umuntu, kandi amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu yicisha bugufi, araganduka, ntiyanga no gupfa, ndetse urupfu rwo ku musaraba. Yesu yaragandutse agera mu rupfu, ngo ntiyanga no gupfa, urupfu rwo ku musaraba. Ibintu byinshi biradukanga bikatubwira ngo uzapfa, turakwica, uzabaho uti. Iyo rero witoza kumvira, uravuga ngo nubwo napfa nkimwiringiye. Haleluya. Yesu yicishe bugufi, araganduka, ntiyanga no gupfa, ndetse urupfu rwo ku musaraba. Biriya byose byari igipimo cyo kuganduka. Niwe rugero rwo kumvira rutangaje. Aka gatatu, abigishwa aho bava bakagera bera imbuto. Ikintu kinejeje rero nuko kwera imbuto mu by'ukuri si umurimo wacu. Umurimo wacu no kuguma ku giti cy'ukuri, ku muzabibu w'ukuri. Uraza gusoma Yohana 15:1 kugeza ku 8, ntago masoma kubw'umwanya, ariko abigishwa bera imbuto. Ariko ntitugomba kugira stress, kuko ishami ubwaryo, ishami rifashe ku giti cy'amacunga, ku giti cy'imyembe, ntago rirara rirota ngo imyembe izamera ryari we, ngo imyembe izaza ryari, ngo dore ni igihe cy'izuba, dore imvura ibaye nyinshi, imyembe izamera ryari we. Ishami nta kibazo na kimwe rifite igihe cyose gifashe ku giti. Mbega umugisha twagiriwe, mbega amahirwe yo kwabidinga, kuguma muri Kristo, kuguma mu muzabibu w'ukuri. Niyo mpamvu umwigishwa adakwiriye kubunza imitima ngo nzakura ryari, nzasa na Yesu ryari, ibi nzabishobora gute, nzamenya ryari umuhamagaro wanjye, nzamenya ryari icyo naremewe, nzakira ryari ubunebwe, nzakira ryari ibyaguma muri Kristo. Nugumamo amagambo y'ukayarya igitondo n'umugoroba, imyitozo y'umwuka wamenye yose ukayishyira mu bikorwa, ntuzamenye igihe imbuto zahingukiye. Zizaza tuzazisoroma aho turyoherwe, abo mu mubiri wa Kristo bazaryoherwa, tuzagubwa neza. Ishami nta murimo rifite ryo kwikura mu imbuto. Umurimo w'ishami no kuguma ku giti, ku muzabibu ukuri. Imana itugirire neza. Mu Baheburayo 12:11 haravuga ngo nta gihano kinezeza ukigihanwa, ahubwo kimutera umubabaro. Ngo ariko rero hanyuma cyera imbuto zo gukiranuka zihesha amahoro abamenyerejwe nacyo. Icyo twagereranya n'igihano uyu mwanya uko ndimo numva ni kwa kwanganyaho amahagi. No kuvuga ngo harandi mashami yitwa ibisambo kuri kawa, na amashami abuze ishami rigomba kuzera imbuto, ko imbuto zizabyibuha. Noneho mwamaraza agakata, cyangwa nyiri umurima araza agakata mwene ayo mashami kugira ngo rya shami rifite imbuto, iza mbuto zirushaho kubyibuha no kuba nyinshi. Hari irindi shami bakataho hasi. Ibimeze nk'igihano cyangwa gutozwa n'Imana kenshi biducaho, bidukamuramo uburutanse, bidukamuramo urukundo rw'ibyisi, bidukamuramo urukundo rwo gushimwa, bidukamuramo attachments zitari zo dufitanye n'abantu n'ibintu, bidukamuramo kugira ngo zizambuto zanjye zirushaho kuba nyinshi, zirushaho no kuryoha. Ngo nta gihano rero kinezeza umuntu akigihanwa, ngo ariko hanyuma ngo cyera imbuto zo gukiranuka, ngo zihesha amahoro abamenyerejwe nacyo. Bamenyerejwe kubaha Imana, bamenyerejwe kumvira Imana. Nusoma muri Yohana 15 uze gusoma umurongo wa 1 kugeza ku wa 8, hatwereka yuko bidashoboka ko umuntu yakwera imbuto atagumye muri Yesu. Ariko ngo nituguma muri we, amagambo yakaguma muri twe, dusaba icyo dushaka tuzagihabwa, kandi ngo ibyubahisha data nuko twera imbuto nyinshi mukaba bigishwa banjye. Data arushaho guhabwa icyubahiro iyo ndimo nsohoza ibyo yandemeye. Iyo areba mu gitabo yaranditse ubuzima bwanjye hatarabona umunsi n'umwe, akareba n'ubuzima bwanjye agasanga birimo birahura, ibyo yarangiye muri 2025 nibyo ndimo, akongera akareba ndimo ndevoriwa neza na 2026 niko nzaba mbisohoza, akabona nzajya gusaza cyangwa kurangiza urugendo aho yangeneye, narakoze ibyo yansabaga gukora byose, aravivura. Mana ishimwe, ufite ibintu by'ibitangaza bihesha data icyubahiro byagenewe ubuzima bwawe. Wipfusha ubuzima bwawe ubusa ureba hatariho, reba kumwigisha maze uhinduka umwigishwa ukuri. Imana itugire neza. Icya kane, akunda abandi bigishwa. Yohana 13:34 kugeza 35
ngo araduha itegeko rishya ngo dukundane nk'uko yadukunze tuba ariko natwe dukundana. Ibyo nibyo bazatumenyera ko turi abigishwa be, nidukundana. Gukunda abandi bigishwa ni ikimenyetso ko twamenye umuryango wa data tuvukamo. Mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana 3:10 ho haravuga ngo icyo nicyo kimenyekanisha abana b'Imana n'abana ba Satani, umuntu wese udakiranuka cyangwa udakunda mwene se si uw'Imana. Akadomo. Mu madini yacu hajya habamo ibintu nk'ibi by'inzangano zikomeye. Imana itugirira ubuntu. Icyo nicyo kimenyesha abana b'Imana n'abana ba Satani, umuntu wese udakiranuka cyangwa udakunda mwene se si uw'Imana. Kuba ureba ibumoso nkareba iburyo ntibivuga ko dukwiriye kwangana. Kuba ukora ibintu muri ubu buryo nkabikora muri ubu ntibivuga ko dukwiriye kwangana. Kuba uri uwo mu rugo rumwe, uri mu itorero rimwe ryo mu karere ka Nyarugenge nk'abandi wo mu itorero ryo mu karere ka Rubavu ntibivuga ko dukwiriye kwangana, kuko data ya tureba ntago abona denomination, abona itorero ry'akarere ku Rwanda, abona itorero ry'akarere runaka. Imana ishimwe cyane. Ikiriho nicyo kimenyekanisha abana b'Imana n'abana ba Satani. Umuntu wese udakiranuka cyangwa udakunda mwene se ntabwo ari uw'Imana. Iyo umuntu atabaye uw'Imana buwande, Imana itugirire ubuntu. Reka tugarukire ahangaha. Akanyuma ka 5, umwigishwa iteka ahindura nawe abandi bigishwa, abyara abigishwa, atoza abigishwa, ari multiplier, ari ibyara, aragura akagura ubwami bwa data. Nukuri kubw'imbabazi z'Imana mbereyeho gutoza abandi bigishwa. Iyo nta bantu uri mukangurira iby'ubu bwami, baba babyumvise bwa mbere, baba birimo bakeneye gukomezwa, ubu tubereye igihombo gikomeye. Ubu bwami kuva bwatangizwa, bwakomejwe, bwitangiwe, bwamamajwe n'abantu basanzwe bameze nkatwe, bafite ibibahiga n'ibibarushya kimwe natwe. Bamwe baricwaga ariko bakabihererekanya bakabikomeza, Bibiliya zigatwika ariko bakabikomeza, abantu bakabihorwa ariko bakabikomeza. Nta mwigishwa wageneye kubaho adafite undi mwigishwa inyuma ye. Ntawe. Muri urwandiko Paulo n'icyo Timoteyo wafate mu mutwe 2:2, urwandiko rwa 2 igice cya 2 umurongo wa 2, haratubwira ngo nuko rero mwana wanjye, dore kuri 1, nuko rero mwana wanjye ukomere mu buntu ubonerwa muri Kristo Yesu. Yabwiraga umwana we Timoteyo, nuko rero mwana wanjye ukomere mu buntu ubonerwa muri Kristo Yesu, ubukomereremo ntujegezwe n'ibihe, ngo kandi ibyo wanyumvanye imbere y'abahamya benshi ubimenyesha abantu bo kwizerwa bazashobora kubyigisha abandi. Ubaye igihombo irimo wiga ibintu bizaguma muri wowe. Data turagushimira kuri nyuma y'ijambo ryawe kugira ngo wowe udushoboze gukora icyo rivuga. Hano twari dushoboye mwami w'abami, ndakwinginze mwuka wera kugira ngo ukore icyo wowe ubasha, kitabashwa n'abantu. Udukure mu kinyoma aho twaba twarayobye, aho tutaba twaramenye ko twanavutse, ko dusanga tudafite inyota yo konka, ko dusanga amata y'umwuka adafunguye yitwa ijambo ry'Imana ataturyohe, tutanayakeneye, tukamenya ko hari imivukire yacu yari ifite ikibazo. Utubabarire mwami, utubabarire aho tutagize ira commitment kuri ya kwiyemeza kuzuye ngo tubanze tubare ikiguzi cyo kugukurikira ko ari ugusiga byose. Uyu munsi wongera ubyandike mu mitima yacu no mu bwenge bwacu. Reka ibintu byose byaba bidutsikamira bitubuza gukomeza urugendo. Umwuka wera muri twebwe adushoboze kubinesha no kubitsinda. Tukubera abigishwa bameze uko ushaka. Dukomeze tugutumbire, kuko umwigishwa nta bintu bishyashya yadukana, nta mahame yo ku giti cye yigirira, nta bihimbana agira. Umurimo we no kureba kumwigisha, akamwigana, akamwigiraho, akamwimita buri munsi akamurebaho, uko avuga, uko abaho, uko akunda, uko aganduka, maze nawe akabikurikiza. Urakoze ko umurimo wacu atari ukwishakamwo imbuto, ahubwo umurimo wacu ni uko abidinga muri wowe, no kuguma muri wowe. Warabyoroheje kugira ngo ejo bitazatunanira, tugume muri wowe, hanyuma imbuto ziguhesha icyubahiro zigwirire mu buzima bwacu. Turi hano mwami ngo duhuze n'icyo waturemeye. Reka buri muhungu na buri mukobwa baba muri iri jambo Nyagora ku ngoma umuhuze n'icyo wamuremeye, umuhe bwa buntu bamushorera. Niba yarari mu nzira itariyo, umugarure mu nzira y'ukuri. Niba yaratsikama wamaze gucogozwa no gusiga byose byari bimucogoje, kuko yari yarabwiwe gusa ibyo ahabwa, ntabwirwe ibyo asabwa, ntabwirwe ibigomba gupfa muri we. Akaba yaracogoye yibeshya ko yibeshya inzira. Umuha ubuntu bumwambutsa, kuko ujya uduheka ukadutambukana. Misozi miremire uraduheka,
mu muriro ukabana natwe, mu mazi yenda kudutembana ukabana natwe, ukongera ukadukomeza ndetse ugatega amababa nk'ay'ikizu kugira ngo duheke aho twari dutembanywe. Ndagushimira urukundo rwawe byose ubikoreramo. Umugisha rero abana bawe, umugisha abatubereye abaranga, umugisha abandi bigishwa bagize uyu muhate bakatwigisha, natwe tukababera abigishwa bari inyuma yabo bareba kuri Kristo. Urakoze kuri buri muntu wese ukoresha umurimo kugira ngo itorero ryo mu Rwanda rikomezwe. Turagushimira abasenga bari mu ibanga ntawe ubareba, ubaha umugisha. Umugisha abakora imirimo iri public ariko bakayikorana umutima wawe, ubaha umugisha mwami. Umugisha abatanga ubutunzi bwabo, umugisha wahaye impano zitandukanye zifite umumaro mu mubiri wa Kristo. Ubaha umugisha baramya tukumva duhishuriye umutima wawe. Umugisha abaduhanurira cyahwa tugakosoreka. Umugisha batwigisha bagakurugutura amatwi yacu. Umugisha abadusumba bakadutwaza ubugwaneza bakatugarura. Umugisha buri muntu wese ukora umurimo wawe mu itorero ryo mu Rwanda no mu itorero ryo hirya no hino mu isi. Umugisha abigisha wahaye ubwenge bwawe mwami, bakwigisha tugakosoreka ibinyoma byari biri muri twebwe bikatuvamo, abo tuzi nabo tutazi. Tubasabiye umugisha, tubasabiye gukomerezwa amaboko. Umugisha abigishwa bashya barimo batangira urugendo, barimo baramizwa amata y'umwuka yoroheje, bakirya ibiryo byoroheje. Mwami ubibutse ko ari ubuntu bwawe buzabakomeza bagakomeza urugendo, kuko umurimo si wo bihimbiye, si bo bizanye, ahubwo wowe wabazanye. Ni ukuri urizerwa, uzabamurikira Imana batakigira ikizinga n'umunkanyari. Tuzamurikirwa hamwe mu bukwe bw'umwana w'intama. Urakoze mwami w'abami, turagushimira ubuntu bwawe buduhetse, turagushimira ubuntu bwawe butumenyesha ukuri, turagushimira ubuntu bwawe budukura mu kurorongotana. Turagushimira mwami, turagushimira abatari tutazi naho matayiba, tutazi n'ikintu na kimwe mu byanditswe, tutazi ariko umuntu bwawe bukatugeraho mwami, bukaduhishurira amagambo yawe akaturyohera, akatwubaka, tukubakika mwami w'abami, tugatangira kugira imbaraga no kudateraganwa n'imiyaga y'uburyo bwose. Turagushimira ubwo buntu Uwiteka Mana Nyiringabo. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Igihugu cyacu gitwikirwe n'amaraso yawe, ibihugu duturanye bitwikirwe n'amaraso yawe, uburiganya bwa Satani bwose buburizwemo, maze amahoro utanga umugabane wacu mwami, abo umugabane w'abari Rubavu, abo umugabane w'abari muri kara gace ka Kivu, abo umugabane mwami wa kano karere k'iyaga bigari. Amahoro yawe nyaguhora ku ngoma, ubuntu bwawe butwikire, ubuzima bw'abantu bubu bw'agaciro burindwe kubw'imbabazi zawe nyaguhora ku ngoma. Urakoze Uwiteka Mana Nyiringabo, icyubahiro cyose nikikugarukire, ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Imana ibaho umugisha, murakoze kwihanganira uyu mwanya munini, mugirirwe neza n'Imana.